no mu gitabo cya Zaburi, igitabo cyo guteka kwa kabiri urebye ku gice cya 4 umurongo nuwa 9 n'umurongo w'10 na Zaburi ya 78 uhereye ku gice cya kw'ivese ya mbere gasoma sinsobanura. Haravuga ngo wirinde gusugira umwete wo kurinda umutima wawe ure kwibagirwa by'amaso yawe yiboneye ibye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe, ubwo bibuka wa munsi uhagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu. Amina. Amen, amen. Reka nsome kandi hano Zaburi ya 78 Zaburi ya 78 uhereye ku murongo wa mbere. Aravuga ngo ubwoko bwanjye nimwumva amategeko yanjye, nimutegera amatwi amagambo yo mu kanwa kanjye, ndabumbura akanwa mbacira imigani, ndavuga amagambo aruhije ya kera, cyane cyane akw'ivese ya 3. Ibyo twumvise tukamenya ibyo batukuruza batubwiye, tuzabisa buzukuruza babo, tugira bigiye kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'itangaza yakoze, kuko yakomeje guhamya mu ba Yakobo, yashyizeho iteko mu Isirayeli, ibyo yategetse basogokuruza ngo babibwire abana babo, kugira ngo igihe kizaza bazabimenye n'abana bazavuka, ngo nabo bazahaguruka babwira abana babo, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwe iby'Imana yakoze, ahubwo bitonde amategeko yayo. Amina. Amen, amen. Sinigisha ariko aya magambo musomye nabahaye nk'umukoro cyangwa se devoir kugira ngo umuntu azayisome ayatekerezeho. Amen. Iwacu muri kiriya gihugu cyo muri Kongo muri rejo ya Kivu Majepfo, ubutumwa bwatugezeho buzanywe n'abazungu bavuye muri ibyo bihugu byo mu Buraya, aho muri ibyo bihugu muri Pays Scandinave, Suède na Norvège na hariya mu Bwongereza. Hari habaye ububyutse muri ibyo bihugu nyine, nabo bakira ububyutse cyane, kandi Imana yari ikinguye irembo ry'ivugabutumwa kandi kugira ngo ubutumwa bugere ku bandi nabo nuko bwabagezeho nabo. Ibyo nanjye sinari mpanya ntaranavuka, habe na data baza bavuga ngo yavutse hariho ba missionari baje, bari baramwita umwe witwaga Kapiteni ndetse n'iyo zina ryo mu bwana, ariko umuzungu yitwaga Sprine, yari umusedwa, yari umusedwa n'ubuteki muri ahombi. Nibo baraje bazana ubutumwa. Abambere baje ngo muri Kongo muri 21 niko tuba twumva, bahitira Uvira. Abane babo barapfuye, ariko ndetse bamwe bagira amazina yabo. Pasiteri Nkaburuma we afite amazina yabo ba missionari baguye Uvira. Ariko abo bane bapfuye muri bo, uwa nyuma yagiye gupfa asomeye Zaburi ya 126 uhereye ku murongo wa 5 n'uwa 4. Rya jambo rivuga ngo ababi babarira ngo bazasarura n'ibyishimo. None umuntu atohoye imbuto ze ajya kuarira, ajya kubiba, ariko mu gihe cyo gusarura bazanezerwa afite imiba. Asoma ijambo asigara ryanditse, abasigaye baje gushika iwabo baravuga ati wa murima wacu twadutangiye kuvuga mu butumwa, nubwo abacu bapfuye dukwiye kukomeza. Nuko barambukana, abandi baraza, nibo baje bararenga i Remera.
nibo baje bararenga i Remera. Ubutumwa bwiza n'imbuto yaje iraterwa kandi imaze guterwa iramera. Abamisiyonari baje nyine ntibangashika koza tubwira natwe twasanze ariko bakoraga nibo ntibakora mu kajagari bahana imbibi uko bazoza bigisha. Abangereza bahisemo kuzovuga ubutumwa mu gihugu cy'Ababembe. Abangereza abasedwa n'abahitamo kuzavuga ubutumwa hariya muri zone y'Ifizi ya Uvira. Abanoveje nabo bahitamo kuzajya muri zone ya Mwenga. Nubwo babanje hari Kaziba ariko bageze n'ahari Gakwende abari bashaka ubutinyi abari bashaka gushinga nka siege yabo. Bagitanga ubutumwa uko niko bigishije injiri niko tuba tubyumva. Ariko kubwoko bwacu rero ndanumva abantu banga bavuga ngo twabaye abanyuma twara abanyuma. Mu bakiri ubutumwa ba mbere harimo abanyamurenge. Amateka bazatubwa kuko umugabo witwaga nta kandi w'abahiga wo mu cyo mwabirushya nawe yakiri ubutumwa bwiza icyo gihe n'abamisiyonari bakiza. Hakira n'undi mugabo w'abanyabyinshi bana bo mwasenkindi witwaga Karosho. Hakira n'undi mushiki wiwe witwaga Sara. Niyo waje nawe abo bantu kandi banyabatizwa mu bantu babatizwe mbere i Remera abo bantu barimo. Uriya mugabo nta kandi niwe muntu watangije itorero kuvuga ubutumwa hariya i Murenge ku Gishagara. Ariko abantu bagiye bahura n'ingorane ariko Imana mu buryo bw'umubiri ariko Imana yabafashije barakomera. Ariko abandi batinda gushaka bakira agakiza. Bigiye kuba muri za 40 n'imisago bamaze ngo ni muri 44 kuri Noel mu mwisho wa 45 bari abamungura nabo bakira agakiza. Ariko mbere y'abandi kumva ijambo ry'Imana agituye ahantu y'Ufurero epfo ni Bupfurero ni hagati y'Ubupfurero ya collectivité y'Ubupfurero y'Abavira. Iwe bari kumwe na mukuru wiwe Rutabagaya bahabigisha bahaye basoma. Rutabagaya afatwa no gusoma uwabafatwa n'injinjiri hanyuma arazamuka nyuma nta kandi araza ararenga basanga aho babaga muri za nsasi z'Imuhungu arabigisha. Barapfukama bamwe babitwenge bariya Basebugorore ariko bakaza bagenda kandi bananirwa. Ariko nyuma bageze umusojo baza kwakira agakiza neza kuzuye. Icyo gihe bari nakajabe kandi ubwo yemeye bakabatizwa i Remera. Abo ni bo kandi babaye abafasi ya mbere muri icyo gihe. Noneho rero uko ubutumwa bwageze iwacu kibwazanywe n'umunyu. Abacu bari bajya mu Bupfurero baza kubigisha ngo i Remera bakajana umunyu. Basika umuntu akaza waje gutegera bakamuhera umunyu agatahana akabwirwa bati njyewe bampaye umunyu kuko umunyu cyari ikintu kitabonekaga cyane. Baza abandi bakiyagata bakaba bagendaga bakora aho ngaho. Rero twazanywe n'umunyu twaje ari ugushaka ubuhake bw'ababuyi. Ariko Imana ntawovuga ngo abanyamurenge ngo barigishije ukundi n'Imana yabigishije bombi. Amen. Hari amakuru nigeze kubona umwembe umwe twaganiriye nawe arambwira ngo umwembe umuzungu w'Umungereza witwaga Sekoti wari muri zone y'Ifizi ndetse ngo iya ntambara ya kabiri yamusanze ariyo iramukingira ntiyabona umwanya wo gutangwa asubira iwabo mu Bwongereza. ngo yajyaga epfo akazamuka kiriya misozi agasinga ibubembe
ngo bagasanga abantu b'abanyamurenge bicaye ariko barabikono bari kumwe n'ababigisha ntibumve ngo baramubwira ati ariko ubu bwoko bwe bwabaye bute butazabwemera ngo arabasubiza ati yaba mu rugari mu bakozi bari ati abantu hamubona ni abakozi b'Imana kandi abo ngabo basomba bavuga ubutumwa bakomeye bazakorera Imana Imana yonyine irabibikiye n'izobika rimwe ndetse ngo yarazamutse ararenga hariya mu mirembe gashike mu mirembe barayireba baravuga ati ko ndabona iki gihugu ari umurima w'Imana ko ndabona buri musozi wose ari urusengero rw'Imana ari urusengero rw'Imana ngo yageze mu turambo ahashitse aravuga ati aha hata niho hazava isoko y'ubutumwa hazava ububyutse buzakwira iki gihugu kandi nyine mu turambo niho ububyutse bwatangiriye mura iba yabaye ahavugira ubutumwa bwiza bukeye inkubikubita iwabo yica abantu baravuga bene mushoza batagejeje imigenzo y'igipagani yo kunywa imiti ngo barahumana ariko babonye nta kibaye abantu bama bemera Imana habaye ikibazo cyabaye Imana ibonye kuko ariko bimeze yahagurukije umuntu witwa Riga araza gura ahantu barabirukana kugira batatanye bimera cyagihe abigiye abanafunzi batatanye muri Yerusalemu isambutse abigishwa bagatawanyika aho bagiye hose bakavuga ubutumwa bamwe barahutse bacaza bijombo abandi baragenda bajya ku ntundo y'Imfurera abandi baja iriya kuzagatongo nuko ariko byageze icyo kiba cy'ububyutse ndarumva iwacu baratuye umushozo twebwe bakavuga kuko uriya abapasiteri bacu babiri Mutanga na Muganwa Dawudi Mutanga se wa Ruganzu uraho na Simoni Muganwa se wa Sebikamo yarangije abo niyo bafashe ya mbere iwacu natwe musoje bakavuga ngo bari bicaye ngo bakabamuga gusa batangira ngo gusari niko bazaga kwita gusenga ngo gusari bagatangira gupfukama bagasenga bigiye ngo bandi kurwandiko barwohereza ngo kwa Marekani wa CFI collectivité babohereza umuntu wo kubemeza tibaziga uko bakagira ngo ni umwabo bikora ariko nibaza kwarangiye bikere rumwe wari hariya mu Kigarama witwa Gazabuloni ati n'umwarimu baravuganaga mu mwatewe Mutanga tinjega simbasha kugenda nibwo yakivaza kamituga kuvurwa kuguru kwiwe atuba ufite amaguru ugendere kumubwiraga azoze nanjye asengera ugarwa aragenda arasengerwa ngo amare ubucyaka baramusengera nuko ariko byakije bakavuga ngo ajya kubatizwa murumva Simoni Muganwa na Mutanga na Bwizigura ngo yarakira umwana nyina ngo amukurikira aha yari atubona byaye ari umwage gupfa nabi arangagenda nuko ngo abagabo biwacu bati mugere muje kureba Mutanga hange guhumana Mutanga twarwashije turwanaho yari umwanga w'imfuvye turone agiye kwiyahura ngindara hari bitse ngo bakuye ngo uze wiwanje agenda ari nkamaneko kureba uko bigenda ashitse mu rugumba babo ngo abatijwe ngo bavuye mu ruzavuga kubuka we nawe yamagaruka yateke yateba naje ndemeye amaze twaje ku bwenge dusangaga iwacu mushojo ariho ubyutse bukomeye twabonyeho bukeya turi abana twegari twajya gusenga tuye mu butayu ariko nabonye umunsi umwe naka turi abana tujya kurara ku musozi baza gasengeraho turagenda bene kuya kwa abana nyine aho hantu habaye imbaraga z'Imana haba umuriro w'Imana ikibazo cy'umuriro w'Imana ikanisa ry'umushojo yabaye mu ubyutse n'umuza numva barivuga nyine aho ukoga abo ngabo uke n'ubwo buvyutse ukagira ngo none naho ngaho niyo mwegire gufite ga ubuvyutse kumbe na hari nuko za Rugarama nuko bimeze iriya za Gatongo y'abanani bari baragabo yumwende rwirahira byondo nuko byari ko bigenda
ububyutse bw'amaguruka muri kiriya gihugu amaze bigenda neza, abantu bamenya gusoma bitigishijwe n'abantu, abantu basengera mu nzuzi, n'agaruka bavuga ngo pasiteri Mutangana n'abafemasheni ngo bazagaja muri Mushonjo mu cyambo cyo kubabwira ngo bagapfukama mu mazi ngo habagera bakama bicara mu mazi gutya ngo amazi akabacyagata bahabasenga. Haba imbaraga z'Imana nuko twaraziboneye, kabisa twarazibonye. Bari abantu b'abahanga bama bajijuka icyo gihe, iwe na Simoni Muganwa, abantu bazi Igiswahili, bazi kuvuga ijambo ry'Imana ndetse bamenya no kwigisha n'abana amashuri. Yewe twigishijwe na Mwungura Gicogega yavuye Gatura dusambutse, yaraje yarabasanze yaje mu Mushonjo, ariko ariwe mukuru we yari umwarimu mukuru nyine. Biragenda ngo bigere mu mwaka 58 turahava tujaga Igahoro, ariko uwo mwaka 58 ujya gushyira nibwo haje indirimbo yaritutse hano mu Rwanda yitwa Kamakemwa, izari umwuka mubi waruje gusenya itorero. barayiririmba ngo bageraho barayibyina. Uje kugera mu mwaka 60 bamwe baragwa haguye n'abantu bari bakomeye singera ndetaye ngo naka ariko abantu barananiwe kuzamurura ugahuruka neza iriya n'azarukombe. Ariko Imana yisigariza abantu, yisigariza imbuto. Abantu basigaye bari maso hari gushenga Imana, bagihagaze ku izamu, bakiri ku izamu bakirasenga. Nabonye rimwe Mutangage nasura abakristu biwe bari barasigaye bateye umushosho, hari hasigaye umukecuru umwe nyina wa Rugagaza uriya witwaga Gahuma Raheli, n'undi mugore wa Mundeba witwaga Sofia Nyantwenga. Urumva nawe agenda kubasura, twajanye nawe ndamugerekeza nari mutwajije tubigahoro dutaha muri defungo twaje tubitaye Mushonjo, ariko akagenda nkamusiga akaza yamfata akicara agasenga. nkabitekereza n'ukuri Imana irayisigaza imbuto, amaze biragenda bakomeza gucana umuriro w'Imana n'abandi bahanzi. Ariko habaye umwaka wa 62 twamunga Igahoro tuja i Bubembe mu Minunga. Twari aho hantu mu Rudefu rero batwavuye Igahoro tujyana mu Rudefu, ababyeyi bakaza kwinjira Igahororo uketu papa na mama. Noneho nari mutoya musubwe ndaza ndaragiye asize munka abasize ati gutahukana baje kuba umwe uwo munsi nyine hano ku Muhindo ndahavuye ndagiye ngiye ku bandi bantu bahandi sanga ko barateka kanyanga ndahicaye muze ngo ashike munka ngo asange simpari azambikiye ngo shike asanga ahandi adebe igitsure ndahava imuhira turakamika ngo tubare kukamika turafunguye niki bari gukora hari tinagize ibyo kutaza ngo jimuhira kangira kwisigura numva ko kuvuga ngo ahantu nari mpakunze kwatura n'ikazaritse neza, ariko sinorere umwana hanga nashimira Imana icyo gikorwa data yakoze. Imana ishimira. Amen. Atabantu mukecuru bamusubiza sinakubwiye ukanga ukahaguruka tukavuga kikaza none urabona turi abatumukira mu bihugu ngo ducika Minunga tuhasanga hari ububyutse. Ubwo bubyutse nabwo bwari buje cyage muri 62 n'umwe cyangwa na kabiri. Ubwo bubyutse bwaje ari ibitaro turuka mu Bubembe murarenga hari azaga keke murarenga hari azarukombe. Amaze gareruga abantu bakabita ngo nibamarura. Impamvu yabyo byari bitewe n'indirimbo yari sohotse ababembe bazaga baririmba
barimba ngo muti wakuma wamena maruma none bamabita ngo ni ba maruma. Iyo ndirimbo rero ubwo buvyuste buraza bugira no kwiyabibuye hariya ku kanisa yariyowe na Pasteur Rupembwe wari muri Kadeza ariyo IPBGB. Ubwo buvyuste buraza no kwiberesi aho bamakombe bari abo bose bakoraga muri IPBGB n'Abangereza. Burasa kandi buraguruka bugera za Gatongo aho nabo bari bamaze guhinduka ba metodistemo bakitemo bavuye mu Bangereza. Ubwo bubyutse burandagatana bugera na hariya kuri Kirumba aho Nyabuhuga yarari ahari mwarimu waho. Burasa kandi bukaza mu Mibunda bukaza muza bugafata berandu bamwe hariya babendera ubonesha mu Gacorero bari abantu uriya mugabo Ntagunga ariwe ngenda hayo ngo bari Kibuga. Bari mu byute kabisa nawe arandagatana bifasha bari munabiwe bari abamana base bitereko nabo ariko hari nabandi bakristo bari bahari nubwo bazaga bapinga abo ngabo ariko umuriro w'Imana ntiwasimye ukomeza kugenda uranda inyaranda. Uraza bose kandi mugira hariya muri Sansi gufata bari obeza mwego Pasteur obeza mwego na bana ba Mihana na bari abarukema kweli uwo muriro wa ufasha abandi cyo ngo byufasha abandi bwari mu indirimbo no gusenga n'amandiko bandika amandiko nico gihe mu nabonye amandiko n'ikigera yumvise nubwo nguko urago muri Unyaranda ngo bije kugera mu mwaka wa 66 nyuma y'urupfu rwa Mushishi nyuma misi mikeya Mushishi apfe mu kwa kabiri mu kwa gatanu igihugu cy'abaseruka n'abasirikare bari ngo turahunga turino ku muhanda haruguru za Bikeke za Gipupu ngo bije kugera ko mu kibuke ku munani Mibunda irasenyukana Minembwe nta muntu bayirimo twese tuyivamo n'indondo y'icyo hagati ku mikarati na Kamombo abantu barahunga bakaza barereta hano mu gihugu cy'Imuhira kandi kuri sozi ruguru na habukebuke cyari cyo kunyagwa kugera ariko ubwo ngubwo mu ruhumbo abantu bamwe batangira kwikanga batangira kugarukira Imana kugarukira Imana turahunga ariko abantu baturutse Bubembe bafite ububyutse ariko abantu bo rugambo hari haraguye abantu benshi cyane bari barananiwe bitsa ngo dutibuke twite cyanyunda tugurana abantu bari baturutse ku ndoro y'ubupfurero bari barananiwe icyo gihe Imana ibakihembura abantu amaze buraguruka ububyutse baburatangiye turazamuka turarenga ngo tugere ruguru haba hari iho umuriro uraturika 69 umuriro w'Imana wamuturika muri kiya gihugu buriyaga abantu aho bandiho bazabo kandi umwaka w'Imana yigatse ntabwo twagiraga umukecuru umwe wari mu bubyutse bw'Ibushosho yazaga ngo Mana y'Ibushosho akambyumva umukecuru umwe muri Kefiya Busemberwa kabyumva na mukecuru umwe Maria Mungina Rwisigura kabyumva na ina wa Pasteri Mitabu witwaga Marta Nyamananga iwazaga ngo Mana y'iwacu Bushosho natwe aho twatuye mu rugo twazaga tugira ngo none byarakinguka ngo none nta handi hantu ubundi imbaraga bwiza uko twabitekerezaga niko n'abandi babitekerezaga aho bari bari uko nokuri ko niko babyemeza ab'inganzi baje nabo sasa bahurutse bazaga noneho ubwo bubyutse bwa cyatuye mwama bukabya cyane bakavuga ngo ayengaje bwari ko buhindura n'abandi bakatoliki amaze umuriro w'Imana wamba wakamuriki ya gihugu. Amen. Haleluya. Ngaruba bavuga ngo hari umuntu umwe muri barita wari baramuzanye ari umuntu w'umunyamahanga mu bice sinzi aho yabaye nk'umuntu w'umukozi wo kurakira muri ubwo bubyutse bw'ingaji ngo yigeze kuririmba ya ndirimbo baza barimba ngo turashima Imana yuko twavukiye
iyongeraho indi vesi kubera ububyutse bari buhari araririmba ngo satani yigeze akataraboneka ngo ntabwo ateze kugera kuri iri torero ngo habe no kurota yuko yohagera ngo kuba atinya Uwiteka. Ariko abantu ntibagera mu bihe byiza bakabona bari mu bubyutse bakabona bari mu mbaraga z'Imana ntibakiyare. Abasomye igitabo cy'umugenzi muzamusoma hariya mukristo ageze hariya ku ruzi rwiza ngo yahasanze ibiti bihateye ngo arye imbuto zabyo ngo anywe amazi y'urwo ruzi bari kumwe na mugenzi wiwe amaze ngo bakishima cyane. Amen. Ngo bakarya bakabyuka ngo biziguye ariko ngo nanone urugendo rwari rugikomeje. Ngo hanyuma barakomeza urugendo ngo bagera mu gihugu bagera mu kiyaya ngo icyo kiyaya ngo bagemonye ngo niho dema ngo yateshuka inzira aragenda ngo agwa mu rugo. N'ububyutse buza gutyo abantu bakamumenya y'Imana bakaba mu buhuru bw'ubukirisitu ariko bakwiye guhagarara bagahagarara bagakomera kuri Kristo Yesu. Amen. Bagakomeza gusenga. Ngo mubyutse buraba ariko Imana ikavuga ngo nimusenge mu mwambi kw'imbaraga ngo hari igihe kizaba gikomeye nicyo ngiki kirimo. Nubona ngo uri maso ugihagaze ugicuza itabaza ryawe ntugire ngo uko niko imeze. Hariho benshi cyane barohamye ubu ngubu umwijima utwikiriye amahanga menshi cyane. Abantu benshi ubu ngubu baraguye bavuye mu cyizere. Amena. Ariko ubutumwa bwiza bwari uko biri kose umusaruro uzaboneka. Uko biri kose Imana izabona umwimbu uvuye mu mirimo wayo. Ubutumwa bwiza bwabwirijwe muri kiriya gihugu ntibuzapfa gusa. Habe n'ubwo twatubona cyabaye amatongo ariko igihe kizagera kuriya Yerusalemu Imana yazaga iyibuka niko izibuka n'ahandi naho. Ariko rero umuntu adashaka ibyiwe apana byetu by'abandi igihugu cyo tunga igihugu cyo kira ariko budakiza. Abandi bo tunga ariko budatuze. Abandi bo kweza ariko utaresheje ukanahinduka gusabiriza. Muramenye nuko bimeze bitya kitukabenkanizera buhoro bageze muri cya gihugu kiroga agasinzira yamara gusinzira abambuzi bakamutera bakamamuyaga ibintu byose byari mutunze impamba y'urugendo agasigara y'amaganya ugenda asabiriza abo bahuye n'abandi byamubayeho kuko yambuwe n'abakwambuza. Nukuri kandi abasomye igitabo cy'umugenzi muzasome hariya ngo umukristo na mugenzi we byiringiro bageze ku misozi y'igikundiro basanga n'imisozi myiza aho ni mu gihe cyiza cy'umubyuke basanga intama za Emanueli kandi ngo ni wenyine kandi ngo bagubwa neza bararuhuka abari bahari bagubwe beza barabakira. Amena. Aho hantu ngo baza ko kubatinda ngo bahishimiye cyane. Amena. Ariko zashima guhugura kw'abo bungeri. Abo bungeri bane umwe witwa Bwenge na mugenzi we Kamenyero na Ntagoheka na Mutariganya. Mu Giswahili agatabo kitwa Safari ya Musafiri ko zakitabo kaza kavuga amazina neza gushaka kurusha kumvikana kurusha ikinyarwanda. Kaza kavuga ngo ni akili. Muda kitwa ngo ni ufahamu wa maisha. Muda kitwa ngo ni mwangalifu. Muda kitwa ngo ni kweli. Amen. Hallelujah. Abo bantu bagiye mu Kristo na ungeze shirigeza cyane. Baberetse ibintu byabaye ku bagenzi. Bababwira abantu bagiye bananirwa. Abahotore bahariya kwa Gihanda bwihebe. Abahanogore w'amaso. Babereka abandi bavunaguritse nabo ngo barabagenzi kabo.
Ikoreka kuri. n'ubu bubyutse bwari bumeze gutyo ariko umwanzi satani yagiye yabura bamwe aho unyura bamwe agenda kunyura akabavana mu cyizere. Nicyo gituma Yohana yanditse mu Rwanda ko aravuga ngo mwirinde ngo mutazahomberwa ibyo mwakoze. Muri ubwo bubyutse tubuze bwa mbere hari ababubaye ariko nyuma baranebwa ngo bari kuneba basubira ku migenzo, bamwe barabandwa baraterekera, abari barabuze ibyaha bongera kandi guharika. Rero n'abatarabuze ibyaha barongera kandi baraharika. Muri ubu bubyutse bwabaye bwa 66 hari ababubayemo, bamwe bavuye muri basa kandi baragwa. Habe n'umutoza wo muri 68 bwabaye gutya, harimo benshi bakwamye bavuye muri bwo baragwa. Hari abageze mu kibaya cyitwa kwiyara barasinzira, bagenda bagwa mu rwobo rwa Dema. Abandi baragiye basinza kwa ikingi cya Bwihebe, barahafatirwa barabuhabuha, ubu baranogowe amaso baragenda baserera ku bituro ngabo ni mu byaha. Ariko agakiza tugakomeze. Uhamwari twaye burayo ndatubwariza mu rwandiko rwawe mu gice cya kabiri. Bivuga nicyo gituma dukwiye gukomeza. Mu gice cya kabiri uzasoma adaro muri cyo gituma dukwiye gukomeza cyane agakiza kacu. Tuzatemba tukakavanwamo. Tuzatemba tukakavamo. Mbese kwijambo ryavuge ngo akamarayika ryakomeye utararyumvira ngo bikitubwa ingaruka ngo twebwe nitutwumvira tuzarokoka dute. Nukuri dukwiye kugakomeza cyane. Ejo pastor yatwigishe neza cyane atubwira ijambo ry'Imana, umudendezo w'abana b'Imana, uhuru w'abana w'Abakristo. Muri ubwo buhuru twabonye, muramenye uwo mudendezo wacu twabonye ntitubugira urwitwazo rwo gukora ubushake bwacu. Rero murimo kumva ubu ngubu barimo kumva ubwo buntu bw'Imana babuhinduye ikintu gusa cyo kugira ngo ubuntu bw'Imana bari mu guteshuka ngo ubuntu bw'Imana ngo iyo umuntu yokora byose kera ubuntu bwarabaye. Ariko twaravuze ngo se dukora ibyaha ngo ubuntu bugwira ntibikabeho, twebwe abafite byakuramira muri byo gute. Twirinde dukomeze kwikomeza kuri Kristo Yesu. Abena Yesu ubwami bw'Imana buratwaranirwa, tuzabwinjiramo batawuteka wenyeguvu. Amena. Ukuri ndanezewe cyane kubana namwe, kandi nishimiye kubabwira amateka mvuze ku bugufi ariko mwumve cyane, mvuze buke ariko mwumve cyane. Nutera mu gihe cyiza ukagera mu bubyutse, ntukibagirwe ngo wiyare ko turi ku rugamba. Urugamba ruracyariho. Twahamagaye gusa ngo twamagaye kwa umudendezo, ariko umudendezo wacu tukawira urwitwazo rwo gukora ibyo dushaka. Turagendwa n'itegeko Abakristo. Ari itegeko tugenga rya Kristo, yateko wa mushasha yamubazaga ngo se itegeko rikuru cyane ni irihe, akamubwira ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose. Amen. Kandi ibya kabiri niyo ryingiye bane naryo, kunda mugenzi wawe kuko wikunda. Ngo murayo niyo birimo ibyahanuwe ngo n'amateko byuzuye. Amateko y'ibyahanuwe ni mu byuzuye. Amen. Hallelujah. Nuko twogura nige ariko dukundisha Uwiteka, mukunda Uwiteka n'ugukora yo gukiranuka, n'ugukora yo gukiranuka kurinda ubuzima bw'ingo bwacu. Niyo twasanye mugira umutima ukwiye ujugira umwete wo kurinda umutima wawe. Kandi ibyo mwumvise muzoze mubigira abana banyu. Muze musubira amateka y'agakiza. Umuntu nawe utagira amateka mu nyuma ari uko tutazi yakijijwe. Ibyo gukirwa kwawe n'ibyo kwakira agakiza uze ubibwira abana bawe, ubabwira ibyo Imana yagukoreye, ubyigisha abandi. Sikubura ibyavuze ngo numara kwemera Yesu ko ari umukiza wawe ngo ntukigunga n'ibyo yagukoreye. Ubwira umukiza wawe ko ari wo wawe, kandi ubasengera kuko nawe wasengewe. Amen.
uzasenga nk'uko wasengewe uragira ngo abamisiyoneri igihe bazaga ntibari ko basenga ntibari ko babiba bahabarira basenga ngo Mana fashyira imbuto twakwiba muri iki gihugu izere nawe bigenza gutyo umuntu wese afite amateka nubwo mwamwe muvuge sinari niteguye kuko ari none nabivugaga njye narizi buri munsi ndabwiriza ngo ejo niho uzavuga amateka ubu ko ndavuga kwa ndafite ahantu nabiteguye ariko mwumve cyane bakristo ubutumwa bwatugezeho bwatuzeho iyo ngiyo mu Burayi none reba nawe bimeze reba amateka utameze ni mukuru mu Bwongereza ukuntu habaye kuva gukomeye kuva muri ibihugu bya Scandinave urubyiruko rwabayeho ariko muzogira umwete wo kuza mwigisha abana banyu amateka amateka yo gakiza kanyu uko mwakiriye kubera nkunda igitabo cy'umugenzi cyane nari mukangasoma amagambo ya Mukristo n'abishiringiro ngo bavuye aho ngaho ku misozi y'igurire baturutse mu gihugu ngo kiroga ngo bagishikemo noneho ngo uwababwira wabateba mu bisirito tujega basinzira ndatereka reka wawe ukiriya mu bwatubwiye kuri ya misozi ngo twinde gusinzira ahantu waroga ati wirinde baba afite kandi atese ibitotsi byaturembeje niki cyo dufasha tukabitsinda wabati kuganda amagambo yo gucuruza basubira muri nkuru yahayo kwakira gakiza kawe amen basubira muri nkuru yaha uko batangiye kwakira gakiza bavuga ahantu bagiye baca bavuga ibyo banyuzemo iby'Imana yafashe kurinda amen haleluya ngo baragenda ngo baje kwitera hejuru babona tugutse mu kinezeza imbere abagenzi Kristo muzabugenda buca mu bihugu by'urwo mwuko ariko dukwiye gukomeza ijambo ry'Imana tukagenda dutekereza kugira ngo muri ibyaringe ngo mwumire ku gakiza kanyu mwahawe matanguma agakiza twahawe gatanga kambere tugakomeze mw'abakristo mwe twizemo amen muze mateka muze mutekereza ibyo Imana yabakoreye je kuba mu mitima yanyu minsi yose mukiriho muje mubizirikana mubibwira abana banyu mubibwira abagore banyu mubibwira abagabo banyu mubibwira inshuti zanyu bizaba uruhererekane Imana izakomeze kuba umuhamya mu bwoko bwanyu n'itorero ryanyu amen 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 haleluya Imana ibafashe bavandimwe kugira ngo mukomere ku muntu bw'Imana kandi mukomeze guhamagarwa kwanyu ibyo mwakuye mugahamya imbere y'abahamya benshi ariko Imana ishimwe cyane ko mwambaye umwanya nubwo nari nabiteguye ko ari none ngiye kuba ari mu ndavuga amateka nawe ko sinari ko ari none muzahagarare ku musimamo umukristo akwiye kugira agahayo amen amen umukristo akwiye kugira agahayo ku bukristo bwiwe akwiye kugira agahayo ku bukristo bwiwe muzi ubugingo twagabaniye muri Kristo Yesu muzi umwuka wera Imana yaduhaye haleluya muzi iby'Imana dutegurije ndahagurutse ndahagaze muzi icyo Imana yadukoreye umuntu ntakabigurana iby'isi ntakabigurana iby'isi ngo yibagirwe umuremyi we muze mubizirikana mubizirike ku mitima yanyu mubihambire ku maboko yanyu mubishyire ku mutima mubyanike ku nkingi uzubisoma uko bwose n'uko bwishe amen nufanikiwa mu buryo bw'umubiri ariko utekereza uti iri si ryo uyu si wo murage wonyine ibi ni ibya mudakambo amen haleluya mukristo yabwiye mugenzi wiwe babagana tese yewe mukristo mwiza mbwira niki kiza kigufashe wahuye n'intambara unati kiza kimfashe ati yo ndebye uyu mwambaro nambikiwe hariya ku musaraba Bwana pewe sifa haleluya ati yo murebye kare mu mwambaro umukiza wanje yanyambitse atazamva mfite fieri ati twindi iyo ndebye iki kimenyetso yashize mu ruhanga aricyo mwuka wera ati kumva biraneshetse biragatsindwa haleluya ati nasa kandi kureba niba umuzingo w'igitabo nahawe ukunguje ati kuba haleluya Bwana apewe sifa amen Bwana apewe sifa amen nubwira mu gihugu gikakaye gikomeye duhagarara ku byo
uhagarara ku masezerano yawe. Amen. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Amen. Ntiturarangiza urugendo abakristu. Bwana pewe sifa. Ntiturarangiza urugendo. Urugamba ntiturarusoza, turacyari muri mashindano. Naratangaye muri abamisiyonari baje batubwira ubutumwa wa wundi Cyprien baje kwita kapiteni amaze gushika hari iremera ngo bicaranire. Nawe umuntu wavuye muri Swede nimba novena muri Swede simbani buka aho yarari akaza akagera hariya muri Afurika araje kuvuga ubutumwa ariko gucara naratangaye agushwa se n'iki bana b'Imana agushwa n'agakobwa kagumupfurero umupfurero n'ukwe gakobwa kagapfuro kisiga amavuta bazaga bisiga amavuta y'amagasha aracibwa ngo bari gukibwa n'ababo abura gutaha abura missionari aratura ariho byaje kugera aho ngaho Imana yibuka arihana bari kwihana bwahise iminsi ngo bucyagira accident y'imodoka iramwicara muri none hariya muri collectivité y'Express aranusurika kunusurika ariko muramenye dore mwakira imbaraga z'Imana abakira imbaraga z'Imana muramenye ntimugatukisha ubutumwa bwiza ntimugatukisha ubutumwa bwiza ubwo mwabwirije ubwo mwavuze muzahagare ku mahame y'ijambo ry'Imana. Hallelujah. Amena. Umuryo wa Pentecoste wacanwe muri mwebwe muzakomeje muwenyegeze igicano ry'ikazimwe. Muramenye ntimukabe nka bene Aroni Nadabu na Abihu basinze ibitotsi by'umutima. Basinze ibitotsi umuriro ukazima ku gicaniro uwari baramarutse wa munsi bazinduwa ihema ry'Imana wari wohejwe n'Imana bakaza gukoresha uwabo. Niko ndabwira abo bumva simvunika yende uko niko kuri niko ndabwira abo bumva simvunika mukomeze icyo mwahawe nawe gatandatu. Ndabona umwanya uhaye ugenda reka soze ndirimbe reka soze ndirimbe abo katurimbe wa bane guheza umugisha taturi indirimbo imwe mu yokuvuye ya 73 mani kumugisha we mani kumugisha najua njia moja ya kufikia mbingu ingawa ikipita katika majaribu lakini iendapo mzingeuka juu na njia Yesu na njia Yesu najua na amani hiyo ya milele huwezi kuipewa kwa fedha na dhahabu ni tunu ya heshima iliyotoka mbinguni. Amani hiyo Yesu, amani hiyo Yesu. Najua nguvu moja ya kuniponya roho initiayo na amani na faraja inanilinda vema nguvu yangu safi na nguvu hiyo Yesu na nguvu hiyo Yesu. Najua na kifiko mbinguni huko juu na siku ni karibu kitaponekana yafaa kukaza mwendo kupiga mbio sana kifiko ni mbinguni kifiko ni mbinguni. Najua na kifiko mbinguni huko juu na siku ni karibu
kitapoonekana, yafaa kukaza mwendo, kupiga mbiu sawa. Kifiko ni mbinguni, kifiko ni mbinguni. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yafaa tukaze mwendo kupiga sana, kifiko ni mbinguni. Haleluya. Haleluya. Amen. Mana tata wa twese mu ijuru. Mana